Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Birasa nyene nabonye atari ngombwa no kuri ko tujya kureba uriya mukecuru twabana. Ese urabona nyine ari amakuru twamenya gute tutagiyeho? Ni ibintu nabonye ari ibintu byoroshye da. Okay. Wenda nawe wamenya wasanga yari amakuru wamenye. None se byibura waramuvugishije agira icyo kubwira? Oya, ntabwo nigeze. Wari wambwiye ko nta na nimero yiwe ngubu ufite. Ahubwo buriya nyine nta kuntu wabwira umwe arakongera agahamagara Rudoviko nyine akaza hano tukaba twajya gupimisha nyine DNA nyine yanjye na Rudoviko. Akoze kako kantu ntigeze ntatekerezaho kandi ko birahenze. Yabwo nubwo byabihenze se ugira ibyo byananirana. Ntabwo byananirana rwose. Kandi n'undi nisana nabyumva neza ijana ku ijana. Nibwo buryo bworoshye kandi busobanutse. Ikibazo rero mfite n'iki ngiki. None se Rudoviko ko yavuze yuko umwana wa Domina ari umwari. Ikibazo ni kimwe. N'ubundi mpamvu yatumye bivuga ashobora kubyanga ukamubwira ngo ngwino tujye gupimisha akabyanga. Mbese uko twabigenza. Wabonye uriya mugabo atari umutekamutwe ko? Ese nyine wabonye atari umutekamutwe wowe? Nyine wasanga abeshya ngo umwari nyine niwe wa Domina. Ibyo byo ntabwo ari n'ibyo gushidikanya. Ni nako binameze rwose. Umwari ntabwo ari umwana wa Domina, ngiye mfite amakuru 100%. Ahubwo ikibazo gihari ni ukumenya niba koko wowe ari we mwana wa Domina koko wanyawe. Ngiye naba umwana wa Domina koko. Simbizi pe. Ako se kuki ukunda kubihakana no kubera? Domina we. Erega mu marwe. Reka nkubwize ko nubwo Domina ari umugore w'umugome w'umunyamabi uteye ubwoba ariko ni umubyeyi. Ikindi kandi rega nta hantu ibyo biba binahuriye. Ushobora kumenya ko Domina ari mama wawe ukihanganira ko n'ubundi Domina bagomba kumufunga kandi ko Domina bagomba kumufunga pe. Ngiye nakubwiza n'ukuri. Bazamufunge. Oya bagomba kumufunga rwose. Kandi uza nawe uzabyihanganira n'unamenya ko ari na mama uzabyihanganira nese wabigenza. Oya niyo yaba mama agomba gufungwa. Okay. Kuko nabonye noneho reka nkwerekere ikintu tugiye gukora. Yewe na amahoro nye ndishimye cyane. Nashaka gushimira ko bofre nukuri wakoze ikintu kidasanzwe mu mutima wanjye. Numvaga mbangamiwe ariko uko biri kose no umutima wanjye ameze neza. Baro ntabwo ari gusobanura nyine ngo mbiki umuzi. Urabona Maka nyine afite umukobwa bakundanaga kera. Haza kwitambikamo undi mukobwa udashobotse ufite imico imeze ukuntu. Ariko ukabona nyine Maka ari gukimbira kuri uwo mukobwa wundi. Rero uriya wa mbere we yari umukobwa mwiza unanyubaha kandi pe iwabo none n'abantu nzi gutya babakire bafite imico myiza nyine n'umwana bari yararezwe. Igiki rero nawe urabiza ashaka kumurya agapapa. Rero ndangije ndavuga nakubwira ukanjyanira Maka hanze. Hanyuma yamara kugera hanze tukohereza uriya mukobwa mukuru akamusangayo. Nyine akamusangayo bakaba bari kumwe akamukiza umukobwa ibaze ko uyu mukobwa yigeze no kunkubita. Uwo wa kabiri
iyi ni umukobwa nyine kitwa Monalisa kagira amane abakobwa nazo kagira amane ngeze kuniga mbura umwuka nyuma na mama nase mvuga ati reka maka ajya hanze aba ari kumwe byibuze n'umushere w'umukobwa yitwa Kayili turebe ko byibuze azagaruka yarekanye n'umukobwa mutoya yego ubwo wowe ko nyine ubimfashemo cyane ku buryo ubwo mwana sinzi byangwa bitinze kuza pe umukobwa aba hano ariko nyine ntashobotse ni wa mukobwa ushobora guteka barangara gato ntakugaburire ni wa mukobwa udashobora kumesera nyirabukwe nyine ni umukobwa nyine udashobotse pe iwabo uwo Kayili se iwabo ndahazi cyane ni abantu b'abacuti banjye cyane yego nzagutama akantu hariyungwa gake gakonje cyangwa gashyushye bofure abantu untera isoni muvajye nzagutama ntugire ikibazo wanjye nadiri imeze gutya giye singutemo se ese kuba nkijwe bisobanura ko ntabwo uri umuntu akantu sawa rero turi kumwe ugira umunsi mwiza kandi ni ukuri nishimiye serivisi wampaye pe sawa turi kumwe reka nshaka uburyo Rudoviko tumubona noneho Rudoviko nitumara kumubona ubwo ngubwo nta kindi kintu kiriho turamufata tumubwire ko tugiye kujya gupima tumubwire yuko turi gukeka ko ari wowe mwana we urumva nawe araza kugira amakuru abiduhaho urabimubwira ute ngo urakeka ko uyu mukobwa yaje ate akubaze ibintu byinshi urabimubwira kandi koko birumvikana umva mubwire mama rwe nta mwanya wo kujya hirya no hino ubwo gihari ubaho igihe kigeze ni ukuvuga ibintu uko biri ikindi kandi burana Rudoviko ngenda mbona kwiye gufungwa rwose ubu ni sini gute Rudoviko atinyuka akaza kuvuga ngo umwari n'umwana wa Domina abizi neza yuko atari umwana we urumva ko Rudoviko ataba afitanye connection na Domina ubwo rero Rudoviko nawe gufungwa ni ngombwa ni ngombwa pe rero agomba kuza tukabimubwira nyine bikarangira nta kindi ubwo niyanga kubyumva n'undi nyaga no kubyemera dufite uburenganzira bwo guhamagara polisi tugahamagara polisi twavuga tuti Rudoviko bimeze gutya na gutya turi gukeka ko ibintu bimeze ukuntu kandi hari amakuru dukeneye kumenya none mudufashe tumenye ibi n'ibi none se kuri umwana ntufite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi wawe witonde nubwo umwana bayivugisha kuri numvishije akunda papa we cyane ibyo ndabizi ko amukunda none ubwo uzana ibintu byo kumufunga nyine ubwo urumva ko ari ikibazo reka nkubwire mama ibintu Rudoviko yakoreye umwari ni ibintu bibi cyane uzi kubana n'umubyeyi ari papa wawe akaguhisha mama wawe kandi akaguhisha amakuru nk'ayo ngayo ubizi neza ko ibyo bintu byabaye ibyo bintu akaba abizi akabigira ibanga akabiceceka uzi kuba ufite papa wawe umuntu ari papa wawe akaza kugushinja ibintu bitabaye agamije kuguhemukira ariko bibaye byiza nyine bamufunga atari wowe bigezemo uruhare da ahubwo njyewe ikintu njye nibaza kuri iki ndibaza ikintu cyaba cyaratumye Rudoviko abikora mu byacanze se nta mafaranga Domina yamuhaye ni ibintu yamwijeje se ariko nanone nkongera nkatekereza avuga ni Domina kubera ukuntu nzi ukuntu ari umugore ashobora kuba yaramuteye ubwoba aramamagaye akamutera ubwoba kuko ngiye ikintu namaze kubona Rudoviko akunda umwana we pe nanjye ndabizi rwose sibyo ashobora kuba rero yaramuteye ubwoba wenda akaba yamubwira ati nutabikora gutya na gutya umwana wawe ndagenda mwice cyangwa biragenda gutya na gutya bikarangira wenda Rudoviko abikoze kuriya harimo na bya bindi by'abasaza bo mu giturage n'iki akabigenza kuriya twimagine ko ariko byagenze ndumva byose reka mvugane nawe umwari ariko nta n'impamvu yo kwirwana na Rudoviko reka ngiye nihamagara Rudoviko kuko nimero ariko nisanga ndi umwana wa Domina sibaye ngari nibaye nyinshi pe sitwikaragiyeho rwose tufungiraho amaferi turasaze turi abantu b'abagabo n'abagore kuri n'ubundi bamugana umuntu akubonye yagira ngo umusasi none amacupa uri kwajyana he ubwo mukanyabona nanjye
kuragura amashashi koko ibyo ndi kubona ahantu handuye ndumva mfite isuku nyinshi yandenze yewe ntabwo nakemera kuguhomba da kuragura amashashi ndumva isuku nyinshi biri kukujyamo ndumva pe koko igitangaza ariko rero ushaka kureba ahantu hari amashashi ntari hari ikintu kimwe utazi buriya ngo buri kintu cyose kigira urwego gutese ngo buriya gikuru cy'ikintu kiba gifite kirumura cyacyo gikuru cy'ikintu cyo gifite murumuna wacyo gikuru cy'ikintu habaho imfura ubuheta na bucura na mucura gikuru cy'ikintu kigira kirumura cyacyo cyawe ngo nawe afite kirumuna cyawe ndakuta rwose uranduta bahe cyambere ndagusumba gusumba se bivuze ko unsumba ariko ibyo bintu wirwa urata n'ubwo burebure ugira ngo wamanura imvura ureshya nk'igihugu cyabuza cyatsinzwe wowe urabona hari n'ijambo ufite mu bantu kuba ureshya nk'igihugu cyatsinzwe bivuga ko hari icyo kimwe undusha ubwenge suzi wakigabura byibuze wamenya kujya mu muhanda ngo byibuze bw'imyenda umese ikindi nshaka kuvuga ni ikira wamenya no kubimumye byakunaniye paka baduha amafaranga kubera ko ari ngiye babigizemo uruhare Matigo uhamagaye kangahe uhamagaye 3 komeza unuke ndare umuntu uri kujyane kwa Birasa ariko bahenuza ubwenge bahena umuhungu mwiza ku isi baye n'umukobwa umuhungu mwiza ufite ubwenge wamenya kujya mu ngo z'abana agasaba icyo kurya cyangwa akanakwa yanakopye akamesa iyo myenda bakamuha udufaranga so umuntu ugiye kunjyana kwa Birasa barabwa bane narakaye yindi nk'uruvu rero buri cyangwa ikirere bindukamo mu kanya nkakugumbya rwose aka kanya abona nambaye urwirungu kandi byakugora kongera kubona isura yanjye nyayo ko kuri kwanjye rwose ngende kukwinginga naguri kunyinginga ngare twe kujyayo turi uri kuburi bubabaye ndagucika yongeye ndagukurikira ngo se wansiga ko mpazi ko nanjye se nahamenya ntaki turariye ubwo mbaza abantu muri no karitsiye ngo kwa Birasa ninde ntazi ubwo ni kigari muri karitsiye ubwo ni kigari muri karitsiye ndavuze ati sukwirwa mbaza mu karitsiye se nkabaza ko hazi no se wambwiye ugenda ubaze niba utakwiriraho no se sazi gusura ngo numukire akumva umwana wa Karine yaba ari umukene Kesi Karame nawe ntabwo nibaza ikintu nabakoreye kubyara abana 2 nkanakubabyaramo abandi bana ariko mukaba mugiye kungusha ku gasi ubu byari bikwiye ko umusaza wansuzugura umugore kuriye bya bintu maka yakoze wowe wumvise wabimushimiramo subiza nshaka nsubiza ntabwo namushimira ayo maso maze kubona ibyabaye nk'umuntu w'umukobwa mukuru umusaza wigeze umuganiriza turaganira buri gihe nkakubwira ngo ngewe icyo mbwira nta kindi kirenze icyo ubona akunda Mona Lisa barakundana ikintu bambwira nuko atamurika ku buryo umuntu mukundana yasha agaciranya wakubyara kugera ku gisaka akakurira akakuriha ishuri ariko bari amakazi ko nyine ubuzima bayemo arigira bagizemo uruhare ntabwo yaba atabizima ariko nawe rero ujye witekerezaho rimwe ntukaribe ku ruhande rwa maka gusa na Mona Lisa ariko wowe utiyebyeho ubona utarimo kubangamira mama waretse abantu bakikundanira wabaretse koko ubu wowe uri umubyeyi wakemera ko umwana washakana Mona Lisa uzamwambike itete kimubereye umwambike ikanzu rega nakora yayambara kuko bakundana ashaka akambarana n'akakani gacirana munsi y'ikiguru wabyibore ko ari byo bahisemo ma wabaretse ahubwo mbwira tuvuga ikintu tugerayo Matibo yewe nta kindi kintu ngomba gukora gusa nkigera ku muryango wo kwa Birasa gutya ku gipangu
nitaye ukuntu uri buze kunkingurira nitaye ko ndi busange yakinze cyangwa yakinguye ndinjira avuga ati Domina rwose bari kumuhiga kandi yacitse abapolisi mbabwira ubugome bwose Domina yakoze mbabwira nuko yari ari mu rugo yari kwa Karine rwose turi igisiga cy'imyenda rero igisiga rinde inda ni yande inda ni yawe igisiga kikaba umunwa wawe komeza unuke umva nyine mama mubikubwiye nyine tekereza ubwenge nabwo he ubwo nakubwiye ngo umuntu utarize nta narize agira you don't have second thoughts you don't have second thoughts bivuze ngo nta gutekereza kabiri ugira bivuze iki wibeshye ukavuga ngo wabonye Domina wawe na wenda birasa ari wamufungisha bite n'ibintu yamukoreye bibi koko yoko kandi koko barazirana wewe bakahita bambaza ngo ari hehe none ukaba baragufunze wabona ntabwo twanahuye azanye na birasa akomatibo karame kuri kwimana ntakubeshye yego kutakugira no guhomba yego vuga ngo ufite agaciro kenshi cyane ufite second touch mfite second nagaye touch second thought analyst yes none hasi none turajya he ujye kararo banze bave ku meza ushaka kuba kumanje bari kurya bavuga askuri iki kandi bora boca kanye kugira ngo tujye kurya nusubwo kafe twanyweye n'utundazi tubirumva ngiye yararo twankoze abati nawe ugira inda rero nini none no utayigira wowe ntabwo ubu ngubu ushonje ahubwo uskuri igicucu kugira kiyagaraho nk'umugabo umuntu yiga kubera nyine kugira ngo uzako wige ubone amafaranga nyine wigaburire umuntu akajya kwiba kwenda umuntu ajya gusabiriza kwenda umuntu amuteka mutwe kwenda yaye nabaye impumye ko umuntu acuruza kwenda umuntu abimumye kwenda si igifite cyawe cyatumye ujya gusabiriza ubu umuteka mutwe ariko ariho n'ababara bafite ubumuga bwo barahumye baranyine nabo ni igipfu nyine nose ajya kugira ngo agure urukweto agure imodoka se kuko abashonje inzara iraryana bake tubasengera nabo nanjye ndabona mvuze ngo bibasengera nyine ndikubwira ko tugomba kujya kwa birasa bakiri kurya tujyeyo nyine kubw'ibiryo cyane none se wowe icyo tujyanye hara niki ni ukugira ngo se umukorere aho yambwira ni ukugira ngo se akuyambire uri mwiza cyane se agushime se ni igifu njyewe ntakubeshye umunwa ndi bujyane kwa birasa ni ukugira ngo igifu cyanjye kibone ibijyamo inzara irakwishe ahubwo urashonje tugende ariko nkiri kureba neza none ikindi kintu inzara itangiye kukwica umuntu agira isereri nta nubwo atangira kureba ndeba bahe ndinde ongera uvuge twumve bahe ndinde ibiri matiborita ntabwo inzara irakwica tugende ntarapfa rwose buriya niba mvu ndi kubikubwira gutyo buriya inzara irakwica nubwo wamenya koko wicaye mu macupa rero ikibuno kiri kundya nkuraho mbabarira ta tibo ntabwo nakoraho rwose wavuze ndashonje umuntu abagira ngo aguhe poromosiyo ukayanga kubona imbizi uri umuntu mwiza ibi byo byagufashe gute wabaretse bakikundanira abana ko bari kumwe babishimye uzabacunga bari kumwe bonyine ure kuntu babishimye mbese buri mubyeyi wese yakifuje ko umwana we yaba yishimiye ukuntu akayishimye wabihoreye koko ariko nanone urakataje nuko ndabona hirwa cyane mana cyane mva nta n'umuntu wishimye kuri iyi si kubivuga useka uri kubivuga useka urumva ibyo bintu bisekeje wowe niko shuga kobwa we uriya mwana murusha imyaka inge ku buryo ese mama kuva ryari imyaka ariyo umuntu agendera kugira ngo akundane kuva ryari wowe na papa mwaranganaga usigaye mvuga nawe ukavuga kesi guhera uyu munsi ngiye kubwira ijambo njya gusubiramo ntuzabana na Hirwa maka ntazabana na Monalisa kereka nimpfa nibwo muzabana nabo ariko mu gihe cyose nkiriho ntabwo ibyo bintu bizashoboka kuba uri guseka nyine kubera ko ukundana ese wabuze undi muhungu mukundana muzima kubera gukunda agahungu yibaza umukobwa nkawe ukora ku kibuga cy'indege kuko nkawe umusirimu mwiza kuko igishongore kundana agahungu kangana kuri none katagira n'akazi kagakine kagateganya kuri
ariko nyine ndamukunda none se kuba nkora ku kibuga cy'indege ntabwo abantu umwe aba ari hejuru undi ari hasi bakazamurana se nazamufasha basi nawe ejo n'ejo bundi akabona n'akazi keza kandi tukabana neza gusa sinzi umuntu wandogeye ariko nanjye nafashe icyemezo cyiza aho kugira ngo mbane namwe muri ubu buzima ngo ngiye kwiyahura mpfe ubundi uzasigara ukundana Hirwa makakundana na Munariza ibi binini gutyo ubibona byose ngiye kubinywa gusa umuzimu wanjye ajya ahora abatera we mama umva kesi ndeko mva nyine reka tubivuganeho tuvugane iki se tuvugane iki ka tubivugane jewe ndeka nyine wahisemo umuhungu ahitamo umukobwa mu nde we mama we ntabwo kwihura mu mwa ako noneho gusa neza buriya ubuzi icyo ushaka kunurita ariko umutima mubi wari ufite muri ino minsi ahubwo se iri ni iki uzi ko na mama Rwera yanditse kuri iyi nzu erega buri mwana bikamubwiza uko kuvuga nabi nta cyiza cyane nese mvuga nabi gute none se wowe umukozi uramubwira nabi ibintu byose uravuga nabi umwana waramubona se shereka nkubaze umuntu arifata kuvuga nabi nta kintu biturutseho oya nyine bifite aho byavuye guhana ibyirengagiza arega umuntu avuka ari mwiza agakura ari mwiza ibyo agenda ahura nabyo nibyo bimuhindura nyine ariko uba ugomba no kubyumva reka nawe ujye wibuka n'ahantu nagukuye uranyuriye ngo ahuye mu cyaro shira ntabwo ari ukugukerega ubuzima ducamo ni isomo nanjye mfite aho navuye nanjye rero isomo naribonye kuko igihe nagerageje kwicisha bugufi nacyo byigeze bimarira nta nicyo byangejejeho pe ariko noneho eba kugaragara nk'abanyamerika kare ntabwo shari mbwira ikintu nshaka kudasanzwe urira gutyo ntarenze noneho nongere nsubire mu kazi utware muri kampani noneho ugirirwa wicaye muri biro ibyo ni kumva si ukubeshya ndamenya no kwicara mu rugo wajya mbese ujya ngo ni wowe wenyine reka reka bino bintu bibanze birangire domine abanze bamufunga urubanza turujyemo bamukatire tureba n'amaso yabo ariko nanone ntabwo nakwisigira umwana umukozi se ntabwo kandi yaracyari muto sheri ukeneye kwitwara hari ikintu naganiriye na mama Rwera urabizi ko turimo turashaka kumenya ko mama Rwera ari umwana wa domina koko rero twaganiriye dusanga ngomba guhamagara papa wawe akaza tukajya gupima tukareba niba koko mama Rwera ari umwana wa papa wawe tukamenya niba koko mama Rwera amuvinde kandi tugahamagara papa wawe akaza hano nyine byanaba ngombwa wenda tukanahura n'ahantu runaka tukajya ibyo bizaho yes sheri mbabarira ntabwo ndishaka kubona papa mu maso yanjye amafuti yankoreye arahagije uburyo yatwitwayeho nka famiye ngira ngo urabizi si ngombwa ko mbisubiramo mu buryo rero bwo kumwubaha nk'umubyeyi wanjye sindishaka kumubona kuko amaso yanjye nahura naye bizatuma mwubahuka ugiye gukomeza ugirana ibibazo n'umubyeyi wawe koko njye ntabwo nkubujije guhura nawe nta nubwo nkubujije kwinjira muri ibyo bintu ngo umenye ukuri ariko papa simushaka muri ubu rugo mwahurira ku muhanda mwambwira nkafata udutebe nkadushyira inyuma ya gate akaba ariho muhurira ariko kumubona muri uru rugo umva rero nkubwira umwana maka mbona ibitekerezo byakubanye byinshi hari icyo nshaka gusa urabona wowe na Munarisa ukuntu mwakundanye muri couple nziza itanga urugero no ku bandi bose mungana gusa wenda nyine uko Imana yabigennye niko byaje kugenda ubu ngubu aba ari njye tukaba turi kumwe gusa ariko uramuzi neza uramusobanukiwe umuzi kabisa urukundo rwo uraruzi ukuntu ruba rugumana ikintu ugiye gusaba kirakomeye ariko uraza kukimfasha nk'umuvandimwe ukinkorera kuvuga ngo aka kazi ntabwo nakareka pe ntabwo nakareka kandi nawe ntabwo nshaka kumuhomba rero nta wundi muntu ndi kubona hano ari kumwumva
hano ndashaka kumva even nanjye nagerageje ariko byanze bigeze aho ari kumbwira ati noneho uremera hagati yanjye n'akazi uhitemo urahitamo njyewe ugume hano cyangwa se uhitemo akazi nanjye umbure kandi mu by'ukuri pe kugira ngo nsinde urukundo rwa Mona Lisa narwanye intambara nyinshi habaho no gutanga ibitambo ikintu nshaka gusaba rero nshaka ko uba umugabo hano muri uru rugo ngiye kugenda ni amezi 3 ndi bumare ntabwo ndi butinde niwe mugabo uragusigaye aha nshaka unsigarire ku rugo atari ukuvuga ngo usigaranye sister Mary Mona Lisa oya urugo nshaka gusigaho mu rugo rwanjye na Mona Lisa nshaka kumugusigira mu maboko ufite ururimi uri bubivugemo ufite langage uri bukoreshe pasi akabasha byibuze kubyumva nka 60%. Kuko ibindi kubikora kubwikiza cy'umuryango duteganya kubaka hagati yanjye nawe ndabyumva. So rero ndabizi ko bikugoye kuba warakundanye nawe mukaba mutari kumwe nkaba ndi kugusaba ikintu nk'iki ntabwo mfite impungenge ko wenda ngo mwasubirana ariko ndabizi ko yakumva rega mara bari ibindi gusaba biragoye muranzika ntabwo bigoye mara ikintu ugomba kumenya ni kimwe umfashe neza igihe cyose nabaye hano mu buryo wari ushoboye kandi n'ibyagiye biba byose hari impamvu zindi ziri behind ntagira icyo ngushinja ngo mvuge ngo maka kuri side imwe ikintu nakubwira Mona Lisa ntabwo akimbamo pe nanjye ndabikeneye dukeneye kubana n'ababyeyi bacu neza mu mahoro kubera icyo wumva ko waba ufite ikibazo na papa wawe iki ntakoreye data waragikoze nyine biriya ni amakosa y'umubyeyi nyine yarakosheje nese gute umuntu asaza agasazana amafuti wari uzi yuko ibyo akora byose bibi bizagira ingaruka kuri twe twamukomotseho nta kibazo ntabwo turaganira ngo tumenye impamvu by'uburara byonyine gutambuka nkumva ngo usongo ibi nibi nanjye ubwanjye abansebya nawe atisize twaramugoragoje urabizi ariko still icupa ryabaye icupa noneho Latifa yantumyeho ngo ibigori ntabwo ari gushobora kubirya ibaze noneho umuntu wari kumubwira ngo yantumye arimo aravuga ngo arashaka ngo yawurute ngo na capati ngo n'isambusa yawurute twamutumye se ku ruhe rugerero ariko abantu bakinisha gufunga iyo wafunga ugomba kurya buri muntu wese agomba kumenya yuko ikibi cyose akorera muri iyi si kigira ingaruka ikintu cyose kiba umuntu akoze byanga byakunda arakishyura njye Latifa ntabwo mwifuriza ikibi pe ntacyo mwifuriza ariko nawe ibyo yakoreye abantu cyangwa ibyo yadukoreye nawe nabyishyure wenda azajya kuva muri ubwo buroko azi agaciro k'ikiremwa muntu abasha guca bugufi abasha kubana n'umuntu se urana umwana muto kutamenya kubana neza wenda ngo mvuge ngo yoshwaga na mama we Latifa we namugirira impuhwe ariko mama we namugirira rega shiri Latifa afite imyaka 18 Latifa afite indangamuntu Latifa afite imyaka 18 ni nayo mpamvu yanafunzwe umwana umuntu wese ufite imyaka y'ubukure arafungwa ntabwo rero ari umwana bafunze ariko ibyo yakoze Latifa ni mama wamushukaga nakubwiye ngo afite indangamuntu umuntu ufite indangamuntu amushuka gute ariko nanjye binyobera rero Imana imworohereza ariko nanone ntabwo reka ibyo tubyihorere mumpamagarire papa wawe mumpamagare basi muri telefone yawe umume tuvugane shirabizi ndakubaha okay aho nta kibazo ariko ibyo bintu uri kunsaba byo rwose nimero ye ntayo nari ngifite muri telefone si nimero ushaka
nimero ndayibura ariko nashatse no kumuhamagara ntabwo akimbamo kandi ndakubwiza ukuri njyewe ndi mu rukundo na mushiki wawe kandi mushiki wawe ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose cyane cyane ko tuzaba turi kumwe hano turi batatu umuntu arisa rwose ntugire ikibazo azaba ari hano ahubwo nsigaye mbona ari nk'umuvandimwe cyangwa mushiki wanjye niko nsigaye mufata pe wowe ntugire ikibazo genda ujye mu kazi ukore ahubwo ukoresha imbaraga kugira ngo uzaze wazanye akantu gafatika duhite dukora n'ubukwe bwiza tuba twerere bakimara kumpa ayo makuru nta nubwo ngenda gutekereza ku by'akazi ngiye gukora ndi kwitekereza mu gutegura ubukwe bwanjye mvuga rero nahita ngenda mva nkakoresha y'utuntu twa danje nyine nzazana tuzaba turi unique nyine mu bukwe bwanjye nk'abajama muzanyambarira bro mukamufite umu design urenze bro from nowhere kwambara kwa kundi na peace wear ubwo ugomba kuzaba umeze neza datari so wowe ntugire ikibazo man don't worry umva ko uri stable serious nzayagerageza mbavugishe ibiceri byo kwita kuri famille n'ubundi biraba bihari ko byakagombye hanagira n'ikindi kiyongeraho nyine kugira ngo ubuzima bworohe kurushaho wenda yajya ashaka nko gutembera ahantu cyangwa gusohoka mukaba muri kumwe wenda na kesi mugasohoka mukajya aho mushaka nyine ayo mezi 3 ntahari namwe mukagira ikintu kibokepa ku buryo ataza kubona umwanya uhagije cyane wo kuntekerezaho byaba na ngombwa n'akabyere mukajya mukanywa mwana ntari ariko byibuza nkaba nzi ko ari safe ntugiye nabizabuze n'ikibazo wakenera gusohoka nzajya musohokana akabazo kose uzagira arwara mujyane kwa muganga yakurwara ntabwo yarwara nk'ibicurane se utwo ni utuntu tworoshye nabwira naze uriya gukora kuri farumasi nabwira even na Samu yaza nabwira ati genda ndebere madamu uko ameze akanyaruka akamureba n'imiti bakayimusangisha nta kibazo ikibazo cyo kuvuga ngo yarwara cyo icyaza cyose ntaribi kandi nugira ikibazo nuko nguko ubona yenda utameze neza muri aka kanya nuko asigaye agukunda ntabwo yifuza gutandukana nawe ariko turasigara mu mwanya wawe nakubeshye ariko nawe sinzi uburyo nduvaho iminsi yose adahari birakomeye we turasigara mu mwanya wawe murajya mu kazi ukore kandi ukore utekanye nzitwaza utwena nkatunga banjye nkashyira ku musego njye mbameze gutya yuzaniye ko nasizi okay reka ngire ku kazi mwakazi zana ngira utwo ngira ku murongo ubwo hari ndamenya neza ibya flight nimugoroba n'igihe nzagendera ariko nyuma imbere yaho nshaka nyine kumusohokana tukaryoshye tukamera neza ku buryo nzagenda nta bibazo by'umubiri uranyumva mwana aho bigenda ariko I respect you. Are you sure I can do legend? Okay, sorry. Dusubire. Aho umuntu avugishaga hano yamenye nabi. Okay. Sawa. Pesa makuru yanyu. Urabona ni mabisi. Ni mabida. Ni pesa dari kabisa yile kanibazo ni meza. Neza se ko tutayambira. Amuga. Kumutaya. Uriko kunajya nguteza ako nyine nsabye imbabazi wabaye mukire wabaye mukire none sahana kero yari umugome rero nanjye ukaguteza ako nyine none ukabaje hano kuko uruzwe mwere umukene wabakubiteho ngo babakunyonge waratesa umuntu ukaza kumutakira bahena we nagwana rero dukunda abantu basakuza koko gukira nuko yarwakira yego yahoragarira yasakuzaga cyane ese matibo uracyagira amagambo nk'aya koko arakubesha ata ndi kuvuga ngewe uravuga ko udoda nk'imashini isirifira gitangaza zaragabanyitse n'uburyo numva umuntu ushaka isano
cyane naraye neza umuntu akize kumva nk'imirongo gutya usubona uzakira wowe cyangwa urwaye ubuheri pe mwitwa mu kinyarwanda ngo ni nyirabuheri ubuze ute ko ngiye kuba hano wenda ko uyu tuzanye ubuntu mwababaranye ariko se reka mbabaze nababashije aha nahe aha na hano nyine oya ubundi mumeze neza etoni ongera utubaze ongera rimwe matibo mumeze neza oya mwese ko muri hano twabuze aho tuba warabivuze nabi ubuze aho none se urahafite wowe arashonje icyo cya mbere none turi kubibona no kwayura njye narakugaburira icyo gihe batazabonaga ko nakugaburiraga sibundi reka mbabaze oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza